yes, it's your boy Sunny again kuri day to day kabisa. Ndimo kumwe n'umujeni muri kumureba kuri sikirini, niwe ugiye kuba kabisa abahereza ikintu bita amakuru ya showbiz, ariko nta mujeni buranja mvuga nge arivuga kuko amazina yabo akenshi abanazwi cyane. Hano kuri day to day kabisa rero, noneho uyu umwanya wa showbiz cyangwa kuri entertainment. Murabizi ko hano ni siporo, no mwidagadiro, nicyo kintu cyabayizwe cyane. Reka mbanze nkwakire Eric Official. Habari zako wewe? Habari. Umeze neza? Ya, ni nzuri. Ariko waramwanga gaswahili no sutuntu twende bana ndi kugushombo, ndi kugusoto. Ubundi igiswahili nago kiri mu bintu byanjye, kiri mu bintu byanjye. Okay. Ariko nanone nago wantuka, buriya nkubwiye neza ntiwanyumva, ariko nkututse wabyumva. Buriya hari ibintu mu ndimi abantu tubayemo uko tumeze, hari ibintu buriya utapfa kuyoberwa. Nk'umuntu akubwiye takira amafaranga uko yabivuga kose Sane, ndakubwiye ngo hari ubugomba guhita ubyumva. Yego, nje uri mu bantu nzana hano nkaba nzi ngo ikintu tuzaniye ni ikintu noneho gifatika, ndagira umubwire noneho ni ibiki bitaragira ahandi hantu hariho hose umuntu agiye guhita yumva hano kuri day to day. Ndabizi ko ubu byicaranye kabisa. Ngira ngo Sane, reka amakuru yo ni menshi, amakuru ni menshi mu myidagaduro, amakuru angira ngo ari kuba ari menshi cyane. Reka mbanze tuza abakunzi bacu, reka mbanze tuza abakunzi bacu abadukurikiye bari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, ya abari mu mujyi wa Kigali Katika, abari hariya ngira ngo downtown St Paul umanutse hariya hepfo gatoya. Ndabasuhuje mwese bakunzi bacu muri kudukurikirana, ngira ngo abari muri gara aho ngaho namwe ndabasuhuje, mbahaye ikaze. Hanyuma unkundire nsuhuze abakunzi banjye baherereye Kicukiro ahazwi nko mu Kagarama, hariya neza mu ikorosi rya nyuma, ndabasuhuje cyane bakunzi bacu. Abakurikiye day to day news kuri uyu munsi twongeye ndabasuhuje. Yo, noneho rero ndagira ngo noneho amakuru nayahe nyine. Amakuru, hari amakuru ndi kumva ngo papa cyangwa ngo ibintu yakoze noneho nakataraboneka. Ndumva ngo ejo bundi nabonye akantu gakora, sinzi niba mwarakabonye, kari gusirikira kuri IG ka sombrera iri mu kirere, abitwa baroke bagenda bikanga bareba mu bicu, abitwa ba Karipton Kibonke. Iyo sombrera ni ibiki ibyo bintu nge ntabwo ndanabyumva neza, ariko naherutse nyine mbibona kuri IG. Yes, ni haso cyane rero kuri uyu muhanzi ukunzwe na benshi, kimenywa bose. Uyu muhanzi bamwita Papa Cyangwe, akaba afitanye yagiranye amakimbirane akomeye cyane na Rebo yabagamo yitwa Rocky Entertainment. Aya makimbirane rero yarabaye, ndetse bibinugurwa kuri social media, ahantu henshi bagenda babivuga, abanyamakuru benshi bagiye babitangazaho, ariko ubu ngubu bikaba biri kuvugwa yuko uwitwa Papa Cyangwe nyuma yo kwigumura kuri Rebo yabagamo we na Rocky Entertainment, hari indirimbo zari zaragiye zisohoka ngira ngo nk'imbeba, bambe, kunsutsu, zari zaragiye zisohoka uyu muhanzi akibarizwa muri Rebo ya Rocky Entertainment. Hanyuma bikaba bikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru yuko uyu muhanzi yamaze gufata izi ndirimbo zigera kuri 6 yakoreye muri Rebo ya Rocky Entertainment, akaba yamaze kuzauploadinga kuri YouTube channel. Ariko ndibaza biraza kugenda bite? Views zari ziri kuri channel ya muri Rocky Entertainment, barazisiba kwa Rocky, baraprodinga bundi bushya. Nge ntabwo mbondi ko bundi bwo bigenda bite? Ngira ngo yabikoze nko mu rwego rwo kwereka abakunzi be cyangwa abamukurikiranaga yuko atakiri kubarizwa kwa Rocky Entertainment, kubera yuko abakurikiraga Rocky Entertainment yango urabizi ya ni Rebo ikomeye cyane ibarizwamo abanzi bagiye bakomeye. Yabikoze mu rwego rwo kwereka abakunzi be yuko we na Rocky Entertainment mbega bamaze gusesa amasezerano, nta bwumvikane, nta n'imikoranire muri make bagifitanye na Rocky Entertainment. Bivuze ngo ku bakunzi ba Papa Cyangwe bagomba gufurowinga Papa Cyangwe aho kugira ngo bajye kureba amakuru ari muri Rebo yewe. Noneho se n'ikindi nambwira dusogonyeza ku bindi bintu duhishiye unabitunyuriramo gabisa ugenda tubwira gake. Indi nkuru ikomeye cyane uyu munsi mfite abakunzi bacu, ngira ngo hashize umunsi umwe umuhanzi bamwita Chris Easy. Uyu nguyu witwa Chris Easy akaba ari n'umudirector, ni n'umuraperi ajya aririmba muri rap, akaba amaze gusohora indirimbo
yakunzwe n'abantu benshi cyane, yageze hanze ku munsi w'ejo. Iyi ndirimbo ye bayita Sambolela, ikaba ari indirimbo ikomejwe kureba n'abantu benshi, ikomeje kureba n'abantu benshi. Ku bakunzi ba Chris Easy rero bakomeje kunezerwa nayo, nagiye mbona abantu benshi bagenda bayipostinga bakatinga, abenshi bayikoramo challenge ku ma TikTok, nahoze mbona abantu bari kuyikoramo challenge. Rero akaba ari indirimbo nziza cyane ku bakunzi ba Chris Easy, ngira ngo munyarukire kuri YouTube channel yiwe, hanyuma murusheho kugenda mureba iyi ndirimbo muryoherwa n'uyu muhanzi. Ngira ngo ni iki ngiki ku bakunzi ba Chris Easy, uzwi nk'umuraperi akaba umudirector, yashyize hanze indirimbo nziza cyane ifite amashusho meza. Nyuma y'uko na audio yayo yari imeze neza, iyi ndirimbo yo yasohotse ifite amashusho meza cyane. Ngira ngo ku bakunzi ba Chris Easy mukomeze kugenda muyireba, ni indirimbo iri bubakorera umunsi muri uyu mugoroba. Chris Easy akaba ari n'umuhanzi ariko ufite umwihariko mu gukora utu dance. Ujya ubona utuntu abenshi bavuga ko buriya Chris Easy atazi kubyina, ariko mu buryo bwe bavuga ntazi kubyina, mu buryo bwe ntabura akantu kagakorya asigira abantu kuri TikTok, kakagenda kagakubita. Warabonye muri Inana akantu ka like that, warabonye muri iyi ngiyi yari afite ya Jugumira, nyine ntabura akantu. Ntabwo ndareba video neza, ariko niteze ko naho ndibuze gusangamo ngira ngo nubundi nkuko bisanzwe uyu muhanzi Chris Easy no umuhanzi w'udutendo twinshi. Uko biri kose ntago yabura agatendo. Ngira ngo no muri iyi video yasohoye hanze irimo udutendo twinshi, harimo utudense twinshi. Niyo mpamvu uraza kubibona abantu benshi ku ma TikTok bagiye bakatingamo utudense yagiye akora, abandi bagiye bakora uduchallenge. Iyi ndirimbo yitwa Simbolela ikaba iri gukundwa n'abantu benshi, bari kugenda bayilikinga bayisharinga. Ngira ngo ni indirimbo irimo udukoryo twinshi, ko niba utarayireba nagira ubwire Sadi nyarukirayo uyirebe. Iyi ndirimbo imeze neza cyane, kabisa. Yego, ibindi duhishiye kabisa tugana ku musozo w'ikiganiro Eric Official. Yes, ndaza kubabwira kandi yuko uyu ni umukobwa mwiza kimenya bose, ukunzwe na benshi muri iyi minsi. Uyu ni umukobwa, reka mubwire Sani, ni umukobwa ngira ngo mu bahanzi dufite umukobwa umeze neza, ni umukobwa uhagaze neza, ni umukobwa uririmba neza, ni umukobwa ufite aga soft voice, ameze neza cyane. Abantu badukurikiye nabo barabuzi, bamwita Emerance Bwiza. Akaba mu minsi yashize yarasohoye indirimbo yagiranye kolabo n'umuntu ukomeye cyane nawe, umuntu mukuru mu muziki w'u Rwanda, bamwita The Ben. Ni umuhanzi mukuru cyane. Batangiye kuvuga ko The Ben atari umuntu mukuru, ngo bivuze gutyo mama bicurika rwose. Ntabwo njya mu matika, ariko nyine ni ibintu bivugwa ku muhanda, ni ibikorwa bye. The Ben ni umuhanzi mukuru ugereranyije n'abandi. Ngo yari uwa kera, ngo The Ben ngo yari uwa kera. The Ben ni umuhanzi mukuru, ababyemera bo. Kugira tube dufite industry y'umuziki ihagaze neza kuri uyu munsi, nuko dufite The Ben uhagaze neza, umeze neza cyane. Hanyuma rero mu minsi yashize akaba yaragiranye kolabo n'uyu mukobwa nago simbabwira, bamwita Bwiza Emerance. Nyuma y'uko gatoya yagiye agaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye bya Iwacu Muzika Festival, uyu muhanzi Bwiza ngira ngo mbere gato yanagaragaye mu matora, akaba ari umuhanzi wari ukunzwe na benshi cyane muri iyi minsi. Hanyuma rero yagiranye kolabo n'uyu muhanzi bamwita The Ben ukuze cyane. Bwiza akaba yaragiye ku bitangazamakuru bye atangaza avuga yuko yanezerewe cyane no kuba yarasohoranye indirimbo n'uyu muntu ukuze muri industry. Yego. Bikaba ari ibintu byagiye bigarukwaho n'abantu benshi, bikaba ari ibitangazamakuru, ariko iyo si inkuru. Ahubwo inkuru ni uko mu minsi igera kuri 6 gusa, 6 gusa, indirimbo yabo bise Best Friend imaze kurebwa na miliyoni irenga y'abanyarwanda n'abari hanze yabo. Bivuze ariko nkubaze Eric Official, miliyoni irenga ku muntu nka The Ben mu minsi 6 na agahigo. Tujye kubyita inkuru. Nujya kureba ukareba uwo bamukompara, nawe ukareba nka ba Bruce Melody, ukareba n'abandi, arakora indirimbo bikajya kurangiza amasaha 28 cyangwa yakabye iminsi 2 ikaba yagize miliyoni irenga. Nanone tugendeye
background ya Bwiza we nka Bwiza ku giti cye naho avuye na ari kwerekeza. Iki ni intera ikomeye cyane, ni inkuru ikomeye cyane, biragaragaza urwego rumwe Bwiza avuyeho n'urwego ari kujyaho, kubera yuko nuza kureba mu ndirimbo ze zagiye zibanje, iyi ni indirimbo ya mbere igize aba views benshi mu gihe gitoya cyane. Bivuze ngo rero iyi ni indirimbo yamuzamuye yamuzamuye, ifite level imwe yamukuyeho ndetse ifite n'indi level yamugejejeho. Ngira ngo iyi ndirimbo yabo kandi ni n'indirimbo yakunzwe n'abantu benshi, abantu bagiye bayitura abakunzi babo. Iyi ni indirimbo bakoranye yari irimo ubutumwa, ari akarimbo watura umuntu wawe wenda mukorana mugira n'inama, just best friend nyine tu nyine best friend wawe kabisa. Nta akarimbo barakenze ewana. Yes, hanyuma iyi ndirimbo yabo ngira ngo mu minsi yashize bakurikira ku mbuga nkoranyambaga, uwitwa umubyinnyi ukomeye cyane tuzi mu Rwanda bamwita TT Brown, n'umu best friend we benshi bajya bavuga, we n'umu best we bagaragaye bakoze cover y'iyi ndirimbo, nabo bakoze amashusho meza yagiye aca ibintu ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino bavuga ngo best friend. Rero iyi ni indirimbo ikomeye cyane, ngira ngo mu minsi ishize Sani byagiye binagaragara aho Bwiza yifotoranyije na Israel Mbonyi. burya ngo Bwiza na afata Israel Mbonyi nk'umu best, bana n'aba best nabo bakomeye cyane, byaragaragaye. Rero ngira ngo ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se X yashyizeho ifoto ari kumwe na Israel Mbonyi, aravuga ngo with my best, you are my best, amushimira bikomeye cyane. Hanyuma kandi ku bakunzi bacu, turaza kubajyana hanze y'umupaka w'u Rwanda, kuko ntago twaza kugarukira mu Rwanda gusa, ahubwo uyu yakunzwe na benshi cyane, nawe ni umuraperikazi bamwita Shiba Karongi. Bivugwa ntago bikivugwa kwanza, byashyizwe hanze yuko uyu Shiba Karongi yibarutse umwana w'umuhungu, ashize iminsi yibarutse umwana w'umuhungu. Byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ko anezerewe cyane. Aya makuru rero akaba yarashyizwe hanze n'inshuti za hafi z'uyu muhanzikazi witwa Shiba Karongi, aho yibarutse umwana w'umuhungu. Bivugwa ko rero uyu mwana yamwibarutse ku itariki 25 Ugushyingo mu mwaka w'ibihumbi 2024. Uyu mwana rero uyu mwana yavukiye muri Canada, ngira ngo niho Shiba Karongi yabyariye cyangwa se yibarukiye. Ku bakunzi be rero bakomeje kugenda bamwifuriza, bamushimira nk'umubyeyi, abandi bamusura. Ni ibirori bikomeje cyane rero kuba, ngira ngo dusoza Sani, unkundire mvuge kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Bamwita Fata ku mavuta kandi again Fata ku mavuta, yabaye Fata ku mavuta, ariko nanjye ndamugarukanye uyu munsi. Nkundire mvuge kuri Fata ku mavuta. Uyu nguyu rero nyuma yuko umuhanzi uzwi cyane witwa The Ben amaze kumuha imbabazi, byakomejwe kuvuga yuko uyu Fata ku mavuta atagikatiwe, ahubwo azarekurwa akaburana ari hanze. Rero abenshi uko twabyibwiraga ntago ariko byagenze, kubera yuko ngira ngo urukiko rwamuhamije gufungwa iminsi 30 y'agateganyo arimo kuko mwiburana ry'ubujurire Fata ku mavuta yari yaburanye avuga yuko asaba yuko yaburana ari hanze, akazaburana ari hanze, kubera yuko ngo ibyo aregwa ibyinshi yari yagaragaje ko yasabye imbabazi, ndetse na The Ben abihamisha ko yaramureguye, avuga ko babyumvikanye. Rero abantu benshi bari baragiye bavuga yuko uyu nguyu Fata ku mavuta ashobora kurekurwa akazaburana ari hanze. Bityo rero uyu Fata ku mavuta, urukiko rw'ibanze rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje yuko Fata ku mavuta, umusesenguzwi cyane wari uzwi kuri YouTube channel, afungwa iminsi 30 y'agateganyo arimo. Ibyo ubushinjacyaha bwamusabiye, hanyuma bwari bwamusabiye ahabanje, ariko n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rukaba rwemeje uyu mwanzuro nasubirwaho. Rero ni inkuru y'akababaro ari ku bakunzi bafata ku mavuta, wabaye nk'umusesenguzi cyane. Iyi ni inkuru rero ibabaje cyane, akaba ari naho ngira ngo twasoreza uyu munsi, dushimira abakunzi bacu bakomeje kugenda badukurikira kuri Day to Day. Yego ngushimire cyane
Eric official mu by'ukuri iyo umuntu yumvishe tone uba waduhayemo amakuru bigaragaza ko uba wigiriye kuri field kabisa kandi n'abakunzi bacu nibyo bakunda kabisa, that's why uri aho ngaho kabisa. Nyine ugomba kuba nyine utangira amakuru nk'ayo ku kinyamakuru nk'iki ngiki cya nyacyo yes cya kuri day to day. ngira ngo akantu gato sani nabwira abakunzi bacu yambabwire ngo niba utarakora subscribe kuri day to day waracitswe n'ukuri ntibajya batugora, waracitswe. Hanyuma utarakora subscribe akaba ari bwo kigeraho, banza ukore subscribe, ubundi babyita kwiyabonesha, kwiyanzuza. Iyanzuze rero kuri day to day kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Ngira ngo ngiye kujya mubona amakuru menshi ya showbiz tubagererayo rwose, tubabwira ku amakuru agiye atandukanye cyane. Asante sana Eric. Yes.